Inkuru y'ibyishimo ku banyarwanda, wa musirikare ubu wari warafashwe n'Uburundi akaba yamaze gusesekara mu Rwanda agarutse, ariko we nk'uko Repubulika y'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda yari cyarabivuze yuko bazakoresha inzira za demokarasi akagaruka, uko byagenze rero ubu akaba yamaze kugera mu Rwanda. Naho umunyamakuru i Kinshasa azindukiye kuri televiziyo abwira abaganga cyangwa se abwira bamwe mu baganga baherereye mu duce twa Bukavu na Goma ndetse n'ahandi AFC M23 yafashe ko bagomba gukora iyo bwabaga kugira ngo bagabanye uwo mutwe bakoresheje indi mbinu cyangwa se abasirikare ngo bajya kwivuza bakabica, yaba mu rwego rwo kubashyiriramo uburozi mu miti ndetse ngo no kubatera inshinge z'amazi. Akaba ari ubwoko ngo bavumbuye bushya bwo kuba bakoresha abaganga kugira ngo bajye bica abo basirikare ba AFC M23 maze ngo bagashira badakoresheje n'amasasu, ari uburyo bwo kubica. Kuvuga ngo ugiye nko kwivuza tuvuge urwaye malaria bagahita bagutera urushinge rw'amazi, urabizi ko ibyo biri mu bituma umuntu yapfa ndetse n'ibindi bintu abaganga bashobora kuba bakoresha ugapfa. Ibyo rero bikaba bizindutse bivugwa n'umunyamakuru umwe wo mu gihugu cya Kongo nyine, azindutse abivugira kuri radio imwe iyi Kinshasa. Hanyuma andi makuru tugiye kuba tubagezaho nuko muri Kongo ubu AFC M23 ku munsi w'ejo yakanguriye abaturage kwishyira ukizana, ndetse abaturage bamwe bakaba babwiye amateleviziyo agiye akomeye nka CNN ndetse n'ibindi bitangazamakuru byari bihari ubwo bari mu nama hariya i Bukavu. Hanyuma babwira ko bishimiye kuba babayeho neza kuruta ku buryo bari babayeho. Ikindi kandi AFC M23 yatangaje ku munsi w'ejo ko bagomba kwitegura, ubwo ni abasirikare bashya babandi binjijwe mu mutwe wa AFC M23 bagomba kwitegura ko ngo bagomba gufata Kinshasa ndetse bagakoraho Perezida Felix Tshisekedi. Ibyo kandi bikaba byavuzwe n'umukuru w'ingabo za AFC M23, uyu akaba ari General Makenga, ubwo yari ari kugeza imbwirwaruhame nyine ko abo basirikare ku munsi w'ejo hashize. Andi makuru ni menshi tuyubafitiye, ariko reka nze mu masegonda make tuyave imuzingo. Ubaye uri mushya, icyo nkwisabira nta kindi nuko ukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like, ukanashinga ino video kugira ngo igere kuri benshi. Ingine mupingaji impaya hanjye ubana nanjye nitwa Mpingaji John Peter Safe kuba wowe wakoze subscribe, mpora nkushimira cyane. Uri umuntu w'umugabo Imana igiye iguha umugisha, nawe urebye kino kiganiro kandi Imana iguhe umugisha. Reka ngaruka mu masegonda make tuve inkuru imuzingo zose ntizimbiye mu magambo. Yes, ni inkuru y'ibyishimo ku banyarwanda rero babyutse babyina intsinzi, ubwo bamwe bari baratangiye kuvuga yuko no musirikare yaba yarapfiriye mu Burundi. Yewe natwe amakuru akaza atubwira ko hari amakuru yemezaga yuko baba bamwishe, hanyuma tukaza gutoza tugasanga ari paparazzi cyangwa se ari inkuru z'imihanda atari byo. Ibyo rero bikaba bibyutse byandika n'inkuru ya RDF cyangwa se itangazo rya RDF ryemeza ko umusirikare yagarutse ubu ngubu mu gihugu. Inkuru dukesha Kigali Today ikaba ibyutse yemeza yuko uyu musirikare ari mu gihugu cy'u Rwanda yagarutse hakoreshejwe inzira za demokarasi. Rero ubwo Burundi n'abanyarwanda bafite uko babyumvikanye, makuru turaza kubatohoreza nubwo tukababwira uburyo byagenzemo, dore ko Burundi murabizi ko kuva igihe kinini butumvikana n'u Rwanda, ariko bijyanye n'umusirikare birumvikana ko hari izindi nzira nyine za demokarasi zakozwe kugira ngo umusirikare agaruke mu mahoro nta gikuba gicitse. Naho umusivile cyangwa se umwe mu batangazamakuru, reka mbivuge gutyo, cyangwa se umunyamakuru abyukiye kuri televiziyo i Kinshasa imwe, nirinze kuyivuga mu rwego kuyisha cyangwa se mu bishaka nzanabibabwira, ariko televiziyo imwe Kinshasa abyukiyeho atangaza inkuru avuga ati AFC M23 ikintu kimwe cyatuma tuyikura mu gihugu cyacu nta kindi, baganga
banansi cyangwa se baforomokazi n'abandi mwese muhaguruke. Umusirikare uwo ari we wese wa AFC M23 uje kwivuza, murebe uburyo bwose mwakoresha nk'abaganga, mwarabyize maze ntasubireyo amahoro. Bivuze ngo umusirikare wa AFC M23 ahaherereye hose, yaba mu duce twa Bukavu, Goma, ndetse k'ubu ngubu hari n'amakuru ari kuvuga ko bafashe n'utundi duce turenga 3. nje mu kanya nkaza mbabwira utwo ari two namaze gutoza aya makuru neza. Hanyuma rero uwo musirikare ngo yajya ajya kwivuza bakamutera urushinge ngo rw'amazi cyangwa se ingusho agahita agwa aho ngaho. Ibyo rero bikaba byatangajwe n'umunyamakuru umwe wo kuri televiziyo. Hanyuma y'icyo cyifuzo cye cyaciye kuri televiziyo kikaba kitari kuvuga rumwe n'abantu benshi. Ubungubu n'imyigaragambyo Kinshasa ikaba ari myinshi ivuga ati ni gute umuturage akangurira kwica abaturage b'abenegihugu b'abakongomane, se ibyo byo ni ibiki? Nyuma rero andi makuru aravuga ko AFC M23 ku munsi w'ejo ubwo yakoreshaga inama bamwe mu basirikare bapasinze cyangwa se bashyashya, ko twabagejeje iyo nkuru nimba utararebye umanika hasi, iyo nkuru irahari, abasirikare benshi cyane ndetse na video yawo ibagaragaza. Hanyuma ubakuriye cyangwa se General Makenga akaba yabasabye gushikama no gukomera ku muheto, dore ko ngo icyifuzo cyabo ngubu noneho ari gukoraho perezida wa Kongo, perezida Chilombo Tshisekedi nk'uko bamwita Moise, cyangwa se umujura wiba igihugu cyabo. Abaturage rero bakaba bemeza ko mu duce twose AFC M23 yafashe, yaba Bukavu, Goma ndetse n'ahandi henshi abaturage babayeho neza nk'uko babitangarije CNN ndetse n'izindi televiziyo zigiye zikomeye. Ubwo bari mu mbwirwaruhame i Bukavu, harimo aba civile benshi ndetse abaturage benshi n'abasirikare, ubwo bari mu mbwirwaruhame ariko bakemeza ko ngo babayeho neza kurusha uko bakiyoborwa n'indi mitwe, harimo Wazalendo bari batameze neza. Amakuru menshi tugenda tubagezaho, icyo nkwisabira ujye ubana natwe kandi like na sharing kangaruke.